Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, kandi ni ukuri ndabashimiye ko tubana kuri ino YouTube channel yacu kugira ngo tujye tuganira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi mbashimiye ko mukora share, mukora like kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza. Comment zanyu ni ingenzi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mujye muduha comment, mutubwire uko bimeze, icyo twahindura, icyo twakora. Imana yo mu ijuru izarushaho kubaha umugisha. Ndabashimiye. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira, intego y'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho muri aka kanya, intego iravuga ngo ibintu bibiri by'ingenzi bikwiye cyangwa se bituma imibiri yacu ikwiye kurindwa. Nibyo bintu tugiye kuganiraho. Imana yacu itugirire neza. Imibiri yacu ni igitangaza, ifite agaciro gakomeye, niyo mpamvu ikwiye kurindwa. Imana yacu itugirire neza. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko utwemereye muri uyu mwanya, tukaba tugiye kuganira ijambo ryawe. Ubane natwe, utugirire neza. Imbabazi zawe zitubonekeho, ubwiza bwawe butuzenguruke. Turifuza ko buri muntu uwo ari we wese ugiye kumva ijambo ryawe rimufasha, rikamukomeza, akagira ahantu ava, akagira n'aho agera, akagira intambwe atera mu buryo bw'umwuka. Kandi ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutwitaho. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Yesu abaho umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha buri mumwe ufite ibibazo, ubwire ngo komera, Imana irahari, uracyafite Imana. Ntukuke umutima, ibyiringiro byawe reka ubiharire Kristo, kandi yiteguye kukugirira neza. Nujya ukiri ikibazo, ujye upfuka musenge, ubwire Imana, byose irabishoboye. Imana yacu itugirire neza. Ntiwihebe, ntiwiganyire, Imana yacu irahari. Yesu aduhana umugisha. Rero imibiri yacu ifite agaciro, ni nayo mpamvu tudakwiye kuyikoresha ibyo tubonye ibyo ari byo byose. Niyo tudakwiye kwitwara uko tubonye. Imibiri yacu ni iy'agaciro. Tugiye kuganira ibintu bibiri Bibiliya ivugaho. Ikintu cya mbere tugiye kuvuga, imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Reka twifashishe ijambo turi busome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, duhere ku murongo wa 12. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 6, turahera ku murongo wa 12 twumve uko watubwira. Reka dusome. Titre y'amagambo iravuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Imana ishimwe. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'Umwami, kandi Umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye Umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanyije na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Imana yacu itugirire neza. Nk'uko tubisomye hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, arababwira ati ubundi byose ndabyemerewe, hatavuyemo na kimwe. Byose mbifitiye uburenganzira. Niba ari ibyo kunywa, niba ari ibyo kurya, byose ndabyemerewe.
ariko ntabwo ariko byose bimfitiye umumaro. Muri ibyo byose nemerewe mfitemo kurobanura ibyo ibingirira umumaro. Ikibazo akenshi abantu bagira cyangwa se usanga batumvaho kimwe ni ikintu kijyanye no kumenya ibyikugirira umumaro ukwiye kurya cyangwa se kunywa, kuko iyi mibiri yacu ni ingingo za Kristo. Niba ari ingingo za Kristo rero bivuze ngo ntabwo ukwiye kuzikoresha ibyo ubonye ibyo ari byo byose. Imana yacu itugirire neza. Ubundi muri rusange ingingo z'imibiri yacu zifite akamaro gatandukanye. Tuvuge niba ari amaboko, ari amaguru, ni ukuvuga ngo izi ngingo zacu zifite umumaro wo gushyira mu bikorwa iby'ubwonko bwacu bwatekereje, iby'ubwonko bwacu bwagambiriye. Ni ukuvuga ngo niba wagambiriye gukora ikintu runaka, niba wagambiriye kujya ahantu, ni ukuvuga ngo umubiri wacu uko ugambirira gukora ikintu runaka, ingingo zacu nizo zibishyira mu bikorwa. Imana yacu itugirire neza. Niba rero imibiri yacu ari ingingo za Kristo, bivuze ko imibiri yacu ishinzwe gushyira mu bikorwa ibyo Kristo yatekereje, ibyo Kristo yagambiriye. Imigambi y'Imana iyo yagambiriye gukora izabishyira mu bikorwa ibinyujije ku mibiri yacu. Imibiri yacu aba ariyo igira gute? Ariyo ibishyira mu bikorwa. Niba Imana igambiriye gutabara umuntu, ikaba igambiriye gutabara umukene ikamukura mu bukene, izakoresha umubiri wawe kugira ngo imutabare, imuvane ku rwego rumwe imugeze ku rundi. Niba umuntu afite inzara, izakoresha wowe kuko yaguhaye umutima w'ubuntu, hanyuma umuntu umuvura inzara, umuha ibyo kurya byibuze arare kabiri, n'undi. Imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Imana yacu itugirire neza. Nuko Pawulo arangije aravuga ati umufate ingingo za Kristo nzihindure ingingo za maraya. Ni gute ufata umubiri wa Kristo, gute ufata ingingo za Kristo ukazinjiza mu busambanyi? Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane ukwiye kwitaho, ukwiye gutekerezaho, ukavuga uti umubiri wanjye nkwiye kuwuha agaciro. Imibiri yacu ni iy'agaciro. Imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Umumaro wazo ni uwo gushyira mu bikorwa ibyo Kristo atekereza, ibyo Kristo agambiriye. Imana yacu itugirire neza. Ikindi cya kabiri tugiye kugisanga mu Baroma ibice 12. Turahera ku murongo wa mbere tugarukire ku wa kabiri. Imana yacu itugirire neza. Baroma 12, haravuga ngo, Baroma 12 duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana yacu, iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Tubonye ko imibiri yacu none ihindutse ibitambo. Mbere yari iki? Ingingo za Kristo. None imibiri yacu ihindutse ibitambo. Murabizi mu isezerano rya kera habagaho ibitambo, ariko ibitambo byari bigamije kugira ngo bibe ikimenyetso cyo kugira ngo abantu bababarirwe ibyaha bakoze. Ariko nubwo ibyo byakorwaga, icyaha cy'inkomoko Adamu yari yarakoze ntabwo cyari cyarigeze kimuvaho, ahubwo yari yarakomeje kubaho muri ubwo buzima. Umuntu ahora muri ubwo buzima, ahora akora ibitambo ngarukamwaka. Ariko Imana yacu yohereza Kristo kugira ngo aze mu isi, aze abe igitambo gikuraho ibyaha. Imana yacu itugirire neza.
yemera kujya mu cyimbo cyacu, atanga umubiri we uba igitambo kizima. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero Pawulo nawe yarababwiye, abwira Abakorinto, arababwira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima. Kristo yatanze umubiri we kugira ngo ube igitambo gikuraho ingaruka z'icyaha, icyaha cy'inkomoko. Ariko natwe dukwiye gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Biragaragara ko imibiri yacu ari ibitambo. Imana yacu itugirire neza. Iyo dusomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 1 umurongo wa 6, niho hatubwira ngo twahinduriwe kuba abatambyi. Reka tuhasome ibyahishuriwe Yohana igice cya 1 umurongo wa 6. Haravuga ngo reka wenda duhere ku murongo wa 4. Haravuga ngo njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo se, icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose. Amen. Urumva ko twahinduriwe abami n'abatambyi kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yaje kutwejeshaho ibyaha. Nuko rero ntabwo bivuze ko ibitambo byavuyeho. Ibitambo biracyakorwa. Ibi gitambo Kristo cyangwa se Imana ikeneye ni iki? Nuko dutanga imibiri yacu. Imibiri yacu ikaba ibitambo byera bishimwa n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Reka dusome Abatesalonike, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 23. Uko hatubwira abariho dusoreza. Imana yacu itugirire neza. Umurongo wa 23 haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana yacu itugirire neza. No kuvuga ngo Imana y'amahoro ibeze, mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. Yego, umwuka wacu nawo ugomba kugira gute? Kwezwa. Wakunda uburyamye ukarota ibintu byinshi bitandukanye, uwo mwuka, icyo gice nacyo kigomba kugira gute? Kwezwa. Imana yacu tugirire neza, ukagira inzozi nziza, nawe ubwawe ukezwa, n'umubiri wawe ukezwa. Impamvu ukwiye kwezwa nuko imibiri yacu icyambere ni ingingo za Kristo, icya kabiri kandi bikaba n'ibitambo. Dukwiye gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Niyo mpamvu bikwiye kwezwa. Impamvu umubiri wacu ukwiye kwezwa, ugahora uwutunganya. Ntabwo imibiri yacu ukwiye kuwukoresha ibyo wiboneye. Umubiri wawe ukwiye kumenya ukuntu ukwiye kuwuyobora, ukawuyobora. Niyo mpamvu buri munsi muhora mbinginga nkabwira ngo musabe Mwuka Wera kugira ngo abashe kubayobora, abayobore mu nzira nziza yo gukiranuka. Imana yacu itugirire neza. Ndabashimiye. Nagira ngo twite ku mibiri yacu. Imibiri yacu ntituyikoreshe ibyo tubonye. Imibiri yacu ntituyikoreshe ibyo tubonye. Imibiri yacu ntituyanduze uko twiboneye.
ngo tuyicishe ubusinzi, tuyicishe ibiyobyabwenge, tuyicishe ibiteye isoni bitandukanye. Imibiri yacu dukwiye kuyifata neza kuko ni ingingo za Kristo, kuko ni ibitambo Imana yacu ishaka kandi yishimira. Imana yacu itugire neza. Mbashimiye ko munteze amatwi kandi mwumvishe ijambo ry'Imana kandi hari icyo bibafashije. Reka dusenge Imana yo mu ijuru ikomeze kubana natwe. Turagushimiye nyakubahwa Imana, murengezi wacu, tugushimiye ko udukunda, imbabazi zawe ntizirondoreka, watumenye kera kandi wadushyiriyeho Uwiteka Nyiringabo kuba abakozi bawe, wadushyiriyeho kuba Uwiteka Nyiringabo, wadushyiriyeho kugira ngo wabwiye Yeremiya uramubwira ngo nakumenye ukiri mu nda ya nyoko ukiri urusoro, ngo ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uwiteka Nyiringabo, ngo ngushyira kugira ngo urimbure, uteshe, bubake. Uwiteka, niyo mpamvu tugushimiye yuko twebwe watumenye kera kandi Uwiteka Nyiringabo uturindiye mu buntu bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nsengeye buri muntu uwo ari we wese unteze amatwi muri uyu mwanya kugira ngo umugirire neza, imbabazi zawe zimubonekeho, kandi uduhumure amaso, duhe Mwuka Wera kugira ngo abashe kutuyobora, tubashe kumenya uko imibiri yacu tuyitwara, tubashe kumenya uko imibiri yacu tuyitaho, kugira ngo itazabonekaho umugayo ubwo uzaba ugarutse kujyana itorero ryawe ryera. Urakoze, izina ryawe nirikomeze kubahwa, Uwiteka ryubahwe mu isi yose, kandi abakumenye barusheho gukomera, kandi n'abatarakumenya ndabasengeye kugira ngo Mwuka Wera akomeze kubahishurira kandi ubahe umutima wo guca bugufi. Urakoze, nsabye nizeye ko ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.